baba baratumize bunguri Mana wabaye mu ruhande rwacu ababisha bacu bose baramwara ababyeyi tuguhaye impundu abagabo tukuvuga imyato turagushimye Mana waratwimanye Mana tuguhaye impundu Tete Mana ndaguhimbaniza ko wampagurukije ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru Mana yanjye naragutakiye urankiza umva ye Uwiteka mu Imana utankora imyambi yacu tukura yirinda kandi nkiza ababisha ntacyo utankoreye kugira ngo ngire aho ngeze mbekesha we mwami Imana urukundo rwawe mwami Imana n'imbaraga zawe mbikesha byose kandi nkabikesha umwana wa Yesu Kristo wewe wagitangiye ku musaraba ndavuga Imana ishobora byose umuremyi w'ijuru n'isi ndavuga isambi itarumba ndavuga kimaranzara ndavuga Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma yego ye aho yankuye ni harere kuko yangisha abisha bari banteye maze mpumugisha aravuga ati ndaje kandi gutabara mwana wanje koko nkurambitse biganza kandi uzahura uruwanje iteka ryose ndabisha bazaga abacu bahinda ubugiri bwo Yesu yasubiza inyuma uvaye waratwimanye Mana ubwo abantu batwagurukiraga baba baratumize bunguri Mana wabaye mu ruhande rwacu ababisha bacu bose baramwara ababyeyi tuguhaye impundu abagabo tukuvuga imyato turagushimye Mana waratwimanye Mana tuguhaye impundu Shimira Yesu Kristo wabwe ku musaraba igorogota ko atarebaho umuntu avuka ntareba amashuri ntareba uburanga amaraso yavuye niyo yoza ibyaha byanjye uwo mwana nabo baturamuza bamo batuwe by'ukuri naho ubwo yaravuze ati mushake muzabona mukomange muzacingurwa muse muzahabwa kuko ukomanza acingurwe rusabye ahabwa kandi kuko ntacyo atadukore kuko ni Imana nyamana Yesu kwitangana na se waratwimanye Mana ubwo abantu batwagurukiraga baba baratumize bunguri Mana wabaye mu ruhande rwacu ababisha bacu bose baramwara ababyeyi tuguhaye impundu abagabo tukuvuga imyato turagushimye Mana waratwimanye Mana tuguhaye impundu